Ikinamico imboni y'ubuzima. Burya ubuzima butwereka byinshi, ariko burya buba buduhishiye byinshi kurushaho. Byose ni mu ikinamico imboni y'ubuzima. Mori, rwose ndekura. Muri mwese ntawe ukeneye kumva agahinda kanjye. Nababwiye ko ntashobora ubuzima bw'inaha. Mutima uke, ihangane. Kandi urugamba rwo kwangwa na nyoko bukwe si we wa mbere ururwanya. Ubundi urukundo ni rwo rw'ingenzi. Mu gihe mukundanye muzabinyuranamo. Mori, ntawabishyikira muri mwese. Noneho igiteye agahinda ni uko namukiza umugabo wanjye wakabaye amba hafi adakeneye kunyumva. Ese wa mugani muke ko utavuga byakugendekeye bite? Aha, Mari, ndeka. Ubu ndi kwibaza ahantu umutima uke yari kuba ageze bitamugarurira hafi. Ese ko waba ageze kurera? Amahirwe ahubwo ni uko wari waramunyeretse nkaba nari muzi. Naho ubundi abageze iyo bigwa. Ese sheri, kuki wafashe umwanzuro nk'iyo utangishije inama koko? Cyangwa ngo umbwire tubiganireho? Muki, ngize nagutandukanye na mama wawe. Ikindi kandi nagiye mbikubwira kenshi ukambwira ngo bizakemuka. Ubwo rero aho gupfa mureke mpungisha agatwe kanjye. Uriya mukecuru atazamuramo umwuka, ndacyari muto da. None se mutima uke, ubundi niba atari ibanga niki cyabaye imbarutso yo gutuma upakira ibintu byawe ukagenda utya koko? Mori, nibyo navugaga ngo amukize ntanyitayeho ukagira ngo ndimo kumubeshyera. Bwa mbere mukecuru yaje mu rugo ashaka kunkubita ndifungirana. Kubw'amahirwe mbona aragiye. Mbibwiye mukiza arambwira ngo afite uburyo azabikemuramo nimbe nitonze. None ejo bundi ku mugoroba bwo yaraje asanga ndi hanze ntabona aho mucikira. Agiye kunkubita ngira amahirwe mukiza araza. Ariko ataragera mu rugo uwo mukecuru acecekesha vuba ngo mukiza atamenya ko yambwiye nabi. Nanjye ndiyumanganya ngo amahoro ahinde. Mbere yuko ibyo biba ariko nari namusezeranyije ko nzava mu rugo rw'umuhungu. Niyo mvano yo kugenda rero. Muki, ko numva iki kibazo kitoroshye. Gusa njye uko mbyumva, mutima ukeye ntiyagafasha umwanzuro wo gusenya. Ahubwo mwabiganiraho, byaba ngombwa mukaba mwakwimuka. Ariko mudatandukanye mutya nk'abana. Ahubwo muki, akirayo amafaranga nayo nayabonye. Umuri, barubika ayo mafaranga rwose. Umwuka wese ngukunda uranukira. None se sheri, uratwite? Cyangwa hari ikindi kibazo? Aha, Muki, ndatwite. Ntiwumva inkuru nziza? Sheri, ubu ngiye kukujyana mu rugo nguteruye. Ahubwo reka nguterure. Muki, hava nawe nshyira hasi. Ahubwo Mari, ibyo bikapu byashaka umukarana bizane. Ngiye kugenda ntariye mutima ukeye. By'abagabo n'abagore naho wabyivangamo da. Ubu aka kanya bashwanaga barongeye barasubiranye babaye inshuti. Aha, reka ndebe uko ibi bikapu byawe bageraho nigire mu kazi da. Ariko mama kibebe, ishwe mama, ese umuto uyu mwana ko mbona yongeye kurira wamwonkeje. Aha, mume munsi. None se Umuri, papa ari? Ariko ukunda papa wawe ye, kibaye cyose niwe. Uzi inshuro umaze kubimbaza turi hano kwa muganga. Yamenye ko wabyaye arambwira ngo araje. Tegereza ubwo gufitiye surprise. Erega Umuri, papa ni umwe mu bantu bake ku isi bahangayikishwa n'uko ameze. Ubwo reka dutegereze turebe. Ahubwo we, Fotine tumaranye iminsi yagiye. Fotine se, ejo nabaye nkigera inaha arampamagara ngo arabona utameze neza. Niko guhita nza nihuta. Ubundi se Umuri, wa mugani ko wageze ahandi ku gise simbashe kukuvugisha. Kugenda kwawe byaje bite? Ko navuye muri koma ngasanga Fotine ari uri hano.
urabyumva nyine Fotine n'umwana ntibyari byoroshye. yewe naho ntako atagize, sinakekaga ko n'iyi minsi yayimara kikurwaje, naho kugenda kwanjye byo rero kiriya gihe ntibyari byoroshye. umva Dariya yaraje antera ubwoba, ambwira ko nindeba n'abo diraga apfa bizankoraho. sha mbyumvishe nta kindi cyaje mu mutwe usibye kuba nari ngiye gufungwa, nuko nazimiye rero. Aha Umuri tuzabiganiraho nibansezerera. Ahubwo se mukecuru yamenye ko nabyaye? ahubwo nari nibagiye kukubwira, mukecuru Valeria namutumyeho Fotine amwumva kuri telefone, ariko wumve ngo yabyinnye koko, yavugije impundu iminota nk'itanu. ubanza hari uruhembe ari bukuzane ruzamara umwaka. Ariko umuringa urakabya ye, wakumva yagira ngo ahubwo wamumagariye Mugisha we. umuto ngo nguhamagarire nde? Mugisha si aka kanya uramushakira iki? kandi Fotine yarabimbwiye. Kandi Umuri we na murumuna wawe ahari sinzi w'abantu. ariko akavamaha wambwira abo basore muri kumwe ibyo byuma bakabiterura vuba koko, na bariya bari ku modoka ipakira itaka kandi nabo bagira vuba rwose, cyangwa byabananiye mbafashe. Mabuja ese waje ryari? Mugisha nibwo nkihagera, ndabona akazi kagenda none. Ku munsi wa mbere nabonaga utazi aho bigana. Ariko Maurice na bariya bafundi bakorana ko n'abahagaze babuze iki? Uzi ko bamaze hafi isaha yose bihagarariye, cyangwa mwabuze isima? Yihutije sha, turebe ko byibura ko kazu kakuzura. naho ubundi Mabuja ntangiye kugenda amenyera pe. Ese ko muri imyenda yawe yanduye Mugisha byagenze bite? Aha Mabuja byihore, tekereza ko iriya modoka yazanye ibyuma saa 12 za mu gitondo, saa 4 zikagira ba basore bayipakurura batarahagera. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mfata abayede nka bangaye hano turayipakurura. Yewe Mugisha urantungura pe, basaba abayede mwakoranye zo kubandika tubishyure. Ako kazi ntukagakore pe, wowe ujye ucunga abakozi gusa. Ahubwo se Mabuja biriya byuma ubu ntibyaje kare? Numvaga ko bizaza bamaze gusakara. Ibyo bikorwa ku nzu bisanzwe Mugisha, naho iyi ngiyi yo buriya bazubaka inkingi zikozwe muri beto, bubake etaje zose uko zagenwe, ubundi dutangire dusakare. Nyuma yo gusakara noneho inkuta zindi zizajyamo nyuma. Ndumva bitumvikana neza ariko nzabisobanukirwa. Ariko ngiyi mashini abantu binase bazarota igiye ngo ibifite urusaku rurenze urugero. Yego irasakuza, niyo mpamvu ikora amanywa nijoro, girangiza akazi kayo vuba igenda. Ahubwo wa mukobwa ngo ni umuringa yampamagaye, buriya nawe muri iyi minsi azatangira akazi. Numvishe ngo uwo rwaje bagiye kuzamusezerera. Ahubwo Mabuja nashakaga kubaka uruhushya, hari umuntu tuziranye wabyaye, nifuzaga ko bishobotse najya kumusura nka saa 9. Mumpaye agahushya rwose mwaba munkoreye. None Sodi, mukecuru Valeria yagiye? Aragiye ariko sinjye ubonye agenda. Cyagiye numvise atangiye kuvuga nabi mpita nikuriramo akanjye karenge da. Ariko abakecuru baragwira. Valeria agira amahane koko. Sibyo nakubwiraga Sedari, ngo sinshaka ko Valeria amenya ko ndi hano. None se byagenze bito di? Umva, yamasi ibibazo nk'igihumbi ngo nimubwire indwara ndwaye, maze mbura icyo mubwira sha. Ko numva bitari byoroshye. Ubwo se ikiganiro cyarangiye gite? Aha, byarangiye mubwije ukuri. Ariko byagenze bite se ko mbona uzanyemo n'ibyo kurira? Dari, uzi ko yahise afata telefoni yanjye akambwira ngo nimamagare papi yari, maze namuhamagara akamubwira nabi ngo ndi kwa muganga, none nibanansuye
none papa yavuze ngo ejo azaza ariko icyo si cyo kibazo. ko numva se ahubwo icyo ari cyo kibazo, hari ikindi cyajemo? Dari, tekereza ko yambwiye ngo agiye guhangana na Ben, amubwiye aho yakuye iyo mico yo kubangikanya abakobwa, aranavuga ngo arabona Ben agiye kuzamera nka Mukiza. Ehe sha, byageze ku rundi rwego noneho. Ubwo wamukijijwe n'iki? Nyine ngo Umutoni yabyaye, yabanje kunyura hano ubundi ajya kureba Umutoni, niyo mahirwe nagize. Sha, nyine ngo Umutoni yabyaye kandi ngo n'umuringa yagarutse, ubu niwe wongeye kumurwaza. Umuringa ubwo ntabwo wamubonanye na Ben? Ariko di, iyi ndwara yawe tuzamenya ari gato iki koko? Ubu aka kanya twaganiraga hajemo umuringa none urongeye urasubiwe. Ese Briera, mbwira ukuntu upanga kunsura ukaza utanambwiye. Sha uri umwana mubi. Beri, sha nashakaga kugutungura, gusa si wowe wenyine, ahubwo inahamaza abantu benshi. Ndabizi nibambona baratungurwa. Wow, none se Briera, ushatse kumbwira ko inaha uhaze? Yego, inaha niwe iwacu. Numvishe ko ukorera mu cyaro, ngira ngo ni ahandi handi, ariko menye ko ari inaha mpita nza nihuta, kuko iwacu buriya bimukiye hariya mu mujyi bava inaha. Karitsiye y'ino ndayikurusha rero. Shangiza amahirwe ubwo uhaze. Uzi ukuntu kuba inaha byangoraga? Ubu byibura ubwo mbonye umuntu waho tuziranye sinzongera kwicwa n'irungu. Ibyo ntaribe. Ubu rero ngiye kwa anti wanjye, ubwo wenda aza kugaruka kugusura. Oya nako, mbwira niba igishushanyo nabonye hariya ari wowe ugiye kucyubakisha. Ariko se Briera, ko nabyize ni ukubera icyo wumva ko ntabikora? Sha, njye buriya biba byandenze. Berize tuziranye niwe uyobora umushinga nk'uriya. None se we, ubundi ko nabonye waje uri umwe, ahandi mukorana basigaye. Sha, nyine akazi kabaye kenshi biba ngombwa ko wa mutipe wari unyungirije asigara ku cyicaro. Ubu ziriya modoka zose ubona zo zibikoresha niwe uzohereza. Berize umukire tuziranye. Ese uko mbona ugiye gukira ukiri muto, uzabona umugabo we? Ariko Briera, imite tugira sinzi aho uyikura. Ubu sinzabona amafaranga nyiteshe ngo ndanga ko ntazabura umugabo. Ehe, ahubwo Beri ndibutse. Wa musore wambwiraga kuri telefone w'umwana mwiza ugomba kumunyereka. Numvaga wamurase. Aha, ubanza atari umuntu ahari. Nshaka kumureba nkabona koko niba ari umwana mwiza da. Ese Kiki, ibi bintu urabona nzabishobora koko? Bro, kugira ngo diri uri kwa muganga akire birasaba ko iyi ndirimbo yikurikirana byihutirwa. Ese ubundi Kiki, urabizi neza ko aka kantu ko kuririmbira Odile kazakora? Umva nkubwire Ben, buriya wowe ni uko uba udashona neza, ariko hari ikintu amabebi yose yo kwisahuriyeho. Kuba utakizi rero nibyo biri gutuma uvuga ibyo byose. Nicyo abakobwa bose bahuriyeho se Kiki? Umva, buri mukobwa wese akunda akantu ko kwitabwaho, bikaba akarusho noneho nk'uko uba wafashe umwanya wawe ukamutegurira akaririmbo nk'aka. Aha, shaka Kiki, aho nibyo kuririmba hari ntazabishobora. Erega nuko uba wabyirengagije, jye na Odile turi bakuru, si ngombwa ko dukundana nk'abana b'abadoresa. Ariko be, ubahe koko, uzi ko wasigaye inyuma wana? Reka nkubwire akantu rero, buriya nta mukobwa cyangwa umugore ukura uko yaba angana kose aba akeneye kwitabwaho. Uzi ko n'ubu nk'iyo nshaka gukura uduceri kuri mail, ngenda nkamwegera nkamubwira ko yateze igitambaro neza, bikamushimisha nkabonaho mera mwaka ku mafaranga mwana. Ariko uzi ko ari byo Kiki, Odile wa mugane nubwo agira umutima woroshye, ariko nanjye ubanza ntaramwitayeho bihagije pe. Ahari ubu nisubiyeho urukundo rwacu rwagenda neza.
ahubwo se mwana reba nk'ubu bigeze magingo utaramusura Ben basi ejo uzasura Odira bro wenda n'iby'indirimbo n'ibyanga tuzakoresha bwa buryo bwa mbere nakubwiraga. Aha ahubwo niwumva arata biriya byo byakora. None se Mori ngo umushinga waje n'aharya ariko ntabyo nzi. Uzi ko iyo mbimenye nanjye mba naraje kwisabira akazi. Umushinga sugera ngo hari iminsi myinshi ishize. Gusa nkurikije akazi gahari nta muturage we naho uzabura akazi. Ariko uzi ko nzaza koko umva ejo nzazindukira kare ndebe ko nakabona. Ahubwo se umuyobozi ushinzwe abakozi nine ngo numve ko nazakabona. Ugira ngo se si Mugisha? Kandi Mugisha ntari birye nizeye ko atazakakwima. Ngo Mugisha nzi se? Mugisha ko nzi ko akazi kari ukwikorera ibishingwe by'inaha. Ubwo ako kazi keza gutya yakagwiriye ati. Erega Muki muri isi nta kintu kidashoboka. Ahubwo se Muki urwo rusaku ndimo kumva ntiruri iwawe? Aha nanjye ndiko ndimo kubyumva. Ahubwo twihute twumve ibyari byoye. Ariko Muki ubanzanye aha ngo nzahasarire kubera wowe koko. Habaye iki se sheri? Ntiwongere kunyita sheri Muki. Uri indyarya. Niko iyi myenda ubushize nkubaza nyirayo wambwiye ko ari iyande. Ntiwambwiye ko ari iy'umugore wabaga muri aya mazu. None aka kanya nyisanze hariya munsi y'urugo mu gikoro cy'insina. Oya nako reka nze nkwereke n'ibindi. None se Muki iyo myenda yavuye? Shamuri byihorere. Iyo myenda nari narajyanye munsi y'urugo kwa mama ndayihahisha. None ubanza harimo muri wayigariye hano ngo nteranye na mutima ukeye. None igiteye ubwoba nuko harimo amafoto yanjye n'umutoni. Mama se mukize ya minsi 40 y'igisambe mwuzuriyeho. Indwara ya Odile se ko ikomeje kuba mayobera bizarangira bite? Naho ubutaha.